urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro tugiye kuburanisha mu manza z'inshinjabyaha ku birebana n'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Hari uwo tugiye kuburanisha mu kanya witwa Kazungu Denis, arahari. Itaba urukiko uhagarariye hano imbere. Turasaba ko amakuru Kazungu Denis uriburanira uvuga cyane ndiburanira. Turasaba ko mwadija musomera imyirondoro ye n'ibyo byakekwaho, ariko tarisoma nasaba ko mburana mu muhezo uko nabyemera itegeko ry'abiyemerera. Kuko hari ibyaha nakoze bikomeye biri mu bwe ntashaka bijya kuri mu itangazamakuru cyangwa se kuyobora inzira bamwe bagenzi banjye mu buryo bwo kubikoramo. Niho nakwifuza ko nabana mu muhezo kuko ninjye wiyemereye kuri kandi mu kuvuga uko kuri. Turasaba ubushinjacyaha mu bivugaho. Murakoze Madame la Présidente. Twe dusanga iburanisha ribera mu ruhame, tukaba twumva nta mpamvu yakabaye ituma ruhera mu muhezo kereka mu gihe urukiko rwaba rubibonye ukundi. Murakoze. Uburaniye mu ruhame aricyo bikubangamira? Yego. Nko kuvuga ukuri kose ntabwo nakuvuga. Ubu turi kuburana ku birebana n'ifunga n'ifunguro ry'agateganyo, ntabwo uri kuburana mu mizi y'urubanza. Nta nubwo ari ngombwa kuvuga ibyo wakoze byose, ni mu mpamvu zikomeye, ntabwo ari ibimenyetso, ntabwo bari bugushinja. Dukomeze urubanza rukomeze mu ruhame. Kazungu asomerwa imyirondoro ye n'ibyakekwaho. Umwirondoro wawe ni Kazungu Denis? Yego. Ukaba uri mwene uragiwe nayo na Uwanyirigira, ukaba waravutse mu mwaka w'1989 tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu, ukira mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari naho utuye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Busanza, umudugudu wa Gishikiri. Ukaba ufite nimero y'irangamuntu 11 89 80 amazero 2 74 98 10 ukaba ukoresha telefone igendanwa 072 22 11 36 irangamimerere yawe ikaba igaragaza ko uri ingaragu. Ukaba ukekwaho ibyaha bikurikira: ukekwaho icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, icyaha
giteganywa kandi kikagihanishwa ingingo y'107 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icyaha cya kabiri ni icyaha cy'iyicarubozo, icyaha giteganywa n'ingingo y'112 kiganishwa ingingo y'113. Icyaha cya kane ni icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Icyaha cya gatanu icyaha cyo guhisha umurambo w'umuntu, kuwucaho umwanya w'umubiri cyangwa kuwushinyagurira. Icyaha cya gatandatu icyaha cyo gukoresha ibikangisho. Icyaha cyitwarwa n'ifungirwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Icyaha cya karindwi icyaha cy'ubujura bukoresheje kiboko cyangwa ibikangisho. Icyaha cya munani icyaha cyo gusenya cyangwa konona inyubako ku bushake utari nyirayo. Icyaha cya 9 ni icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Icyaha cya 10 ni icyaha cyo kugera mu buryo butemewe ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa. Kazungu Denis, mwirondoro bagusomeye n'uwawe. Yego. Ibyaha ukekwaho bamaze kugusomera urabyemera cyangwa ntubyemera? Ndabyemera. Turasaba ubushinjacyaha batubwira impamvu bwazanye Kazungu hano mu rukiko, butange n'impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyo byaha byose amaze gusomera. Murakoze nyakubahwa Perezidansi w'iburanisha. Ubushinjacyaha bwazanye imbere y'urukiko Kazungu Denis ibyaha akekwaho akurikiranwaho n'ubushinjacyaha nk'uko urukiko rumaze kubimusomera. Ibyaha byamenyekanye guhera tariki 5 z'ukwa 9 w'uyu mwaka wa 2023, ubwo yajyaga urwego rw'ubugenzacyaha RIB agatanga amakuru y'uko mu nzu ari gusohorwamo hari abantu yahiciye ndetse anabashyira mu mwobo yacukuye mu gikoni cy'iyo nzu. Nibwo iperereza ryahise ritangira. Ubugenzacyaha kujya aho hantu dusanga koko hari icyobo kirimo imibiri y'abantu igera kuri 12. Mu kwisobanura Kazungu Denis akavuga ko yagiye ashakisha abantu batandukanye abakuye mu bice bitandukanye harimo Remera, Kimironko, Kinyinya, Kabuga, Masaka na Rusororo, akabashuka kugeza ubwo abagejeje aho atuye muri uwo mudugudu wa Gishikiri muri Busanza. Yamara kubageza mu rugo rwe agahita abakingirana, akabazirika amaboko n'amaguru, akazana ibikoresho bitandukanye birimo inyundo, umuhoro, ipensi, imakasi n'ikaramu, agatangira akababwira amagambo ateye ubwoba, akabambura ibyo bafite byose birimo amafaranga, telefone, akabasaba na za password za telefone ndetse n'izo bakoresha babikuza amafaranga bafite haba kuri Momo, kuri banke, ndetse bamwe muri bo akabakoresha inyandiko